abasore twambaye neza turabireba buriho twinjira kuri sitade turabireba kugira ngo dukine n'iriya kipe bayita Rayon Sport nubwo itazasohokera u Rwanda mu mikino ya Nyafurika birumvikana abafana bape n'abasigaye rwose bamaze iminsi bayidoga ati zasigara ku rugo ariko amakuru nayo yabyutse avugwa muri ikipe none nuko nyuma yaho wa musore bita Ishimwe Blaise nawe rwose byakomeje kuvugwa apero utonde rasohotse nagaragayeho ariko Charles na Rayon ku munsi w'ejo ngo Ishimwe Blaise yagiye hari yakubiro by'ikipe ya Rayon Sport mu guca bugufi ari n'abatatinye kuvuga ati yarapfukamye arangiza aragira ati mumbabarire narashutswe kandi ifuza gukomeza gukinira ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore twavuga ko ataraamatakira ngo nyuma yo byapanze byose bipfuye ya ari ikintu kimwe ubundi abakinnyi b'abanyarwanda bagakwiye kuba bamenye nuko igihe cyose iyo utifatiye umwanzuro wowe ubwawe cyangwa se ngo ubanze umenye neza ibiri imbere cyangwa se ngo urebe kure hari ibyo bita mu Giswahili kutumia darubini kari ukabanza ukamenya ngo ni iki kiriyo hari imbere ngomba gukurikira cyangwa se ngomba kuba nabonamo inyungu biragorana. Uyu Blaise agiye hariya aritakumye ntazi biri mu masezerano ntazi nuko bimeze arasizoye agiye handa Rayon Sport bimeze gutya na gutya na gutya even nubwo wenda Rayon Sport nayo hari ibyo yagombaga kumugomba itamuhaye ariko n'ibyari bivuze ko Blaise agomba kubigira gute kugenza kuri iyo bigenze gutya rero nta kindi kintu biri bigende kabiri kanga ejo wese nawe babwiraga kuri Harry Kane babwira ni Kane niba Daniel Levy amaze kuvuga ko nta hana azajya igisigaye nukaza agashyira hasi baragatuza akumvikana n'abafana kuko ahangaha nta kindi kintu wowe inyungu zawe niwo uzibangamiye nk'umukinnyi kubera iki ushobora gukora ikosa utagizemo uruhare abareba abazi bashobora kugushinja kugambanira ekipe bashobora kuba bati nubundi nta mutima wa ekipe yari afite yashaka kugenda mu mureka agenda. Blaise rero nubwo ibi byapfuye samatakira ngoyi ahubwo umuntu muri hafi yanamugiye n'ikintu kizima cyo kujya guca bugufi imbere y'ubuyobozi akabona ko agomba kumenya ko agomba kujyana na gahunda za Rayon Sport cyangwa se z'umukoresha we ari nayo kipe akinira nta kindi agomba gukora nta kindi nicyo cyo guca bugufi kuko aramutse akoze ibitari biri akakomeza akagaragaza ko atishimiye kuba muri ekipe nibyo bashobora kumukinisha kubera ko bamuguza amafaranga kimwe nuko bashobora kumwicaza akicara aho ngaho nta kintu bitewe n'uwo mwuka mubi waburi hagati ye hashobora no kuvuka n'ibindi bibazo muri ekipe bagahita bavuga ati Blaise ni uri inyuma yabyo ariko iyi ntambwe yakoze yo kujya ku biro bya Rayon Sport akavuga ati narashutswe byagenze gutya na gutya nta kantu yakoze navuga ko nubwo wenda hari abari mufate nk'ikigwari cyangwa se yuko ari amatakira ngo cyangwa se yabonye nta yandi mahitamo ariko ni kimwe muri shuwa yakoze nzima yo kuzirinda ko hari ikindi kintu cyazabaho niyaba atakizemo uruhare kikamwitirirwa nibyo nubwo yavuze ko ari abantu bamugiraga izo nama zitari nziza zitari za kigabo tutashimye ariko noneho kuba baramugira izo nama nawe akazumva nawe ntago wareka kubivugaho ese we ntago yatekerezaga muri icyo gihe bamugiraga inama dore ko amakuru avuga ko nari amabaruwa ngo yagiye acicikana yandikira ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo atari wabaga wayanditse ari byo yagiye yisobanura aho ngaho ubwo yajyaga gusaba imbabazi ariko se wajya kureba ukavuga uti umuntu w'umugabo umaze gukina mu ikipe nka Rayon Sport umuntu yakwandikira ibaruwa ikageza yigera hanze igasakara hirya no hino ntugire reaction ugira nta reaction noneho bikageza n'igihe ugenda muri federation ukitaba mukaburana ibintu bikarangira ugatsindwa kuki utahakanye hakiri kare utarajya no muri aho ngaho muri izo manza zitandukanye ibyo nabyo ntitwareka kubivuga wenda yateye intambwe nziza nibyo yasabye imbabazi kuko byari binakwiye kuko yamaze kureba ko ibyifuzo yari afite n'ibyo abo bamugiraga inama bamugiye mu matwi bamwijeje bidakunze rero kugira ngo we yongere yigarurire icyizere cyangwa se yongere bumve ko yakwisanga muri Rayon Sport yagombaga gutera intambwe akegera komite nyobozi ya Rayon Sport bakaganira akababwira agasaba imbabazi biravuga ko yahise afata n'umwanya akavugana n'abatoza bakabahamagara rwose bakagirana ikiganiro kirambuye kugira ngo yumve ko nimba ari kwisanta cyangwa kwisanga muri Rayon Sport adagifite ryapfunwe yatewe n'ibyari byavuzwe hirya no hino ngo abantu bagiye bamushuka kandi bamushukije n'amafaranga ariko Rayon amafaranga nawe urayazi
ntago Eric ntago umuntu yakubwira ngo ibintu bimeze gutya aba yakwishe mu mutwe batangiye kumva ibi miliyoni cyane yanongeye ati rwose za miliyoni 20 ngiye nashakaga kubanga umuntu kure nkagenda ati kipe yanyifuzaga n'ubundi niyo yari buzazime kugira ngo nziba urumva bo bari bazingana zifite cash kandi byari bari mu magambo gusa maze umutoza Romami urumva kubera urumva Romami niwe uhari Romami Marcel uko bita Masud Juma aka Commando aracyari mu Burundi ariko ngo nawe mukuza kwe mwitike indege n'ubwo ejo bundi byavuga ko bamusanzemo COVID-19 naho indege ishobora kuza yuzuye ngamanukanye Rayon Sport rwose ariko Rayon Sport ubundi akakanya hari hageze ngo nayo yiyubake ishingiye kuri no mubare w'abanyamahanga 5 bagomba gukinira muri sezita kuko ugiye kureba ino squad ya PRFC tumaze kuvuga niyo izakoresha mu ruhando mpuzamahanga ni nayo izakoresha hano mu Rwanda wajya kureba ukareba aba bakinnyi ntago ari abakinnyi baraho basanzwe kuko wazanya intwaro zawe zikomeye nimwahangana muri no sezo yakongera kagitwara ije rwose kamanurukana intware 5 zikomeye ariko nk'ubu rero ubu dugufatiye nka IC Kigali abakinnyi mfite akakanya tugafata na APR tukavuga tugende wenda utugeranyiza umwanya ku mwanya duhereye mu izamu kugera kuri atake wenda 11 muri APRFC na IC Kigali abantu twahurizaho ugasanga bakina bose bagasangamo ubwo muri APR na Kigali umubare munini waru wowe vuga uti ufasha amakipe abiri yose kayahuza bagakora umwitozo furu umukoko hanyuma coach akajya aragamagara 11 niye kipe ifite mu bwiganze bw'abakinnyi nicyo nashaka kuganisha ahubwo wenda nuko nari mbi foromye nabi ubwiganze buri bwagaragara he jewe uretse nyine football ko igira ibyayo n'ibindi biri hirye kuko buri match bayitegura mu buryo butatu hari pre-game hari tactique akaba na shape hari byinshi bikorwa rero muri pre-game akenshi utakunda kubona muri tactique ziri mu kibuga cyangwa se na shape y'umukino birabyo ni ibindi ariko hari ibindi byakozwe hirya ngiyo ariko hari icyo umuntu akora ukabona ku rupapuro equipe ziranatandukanye kure niyo ariko nyine biza kurangira n'ubundi kubera ko football ari resultat higiye no abantu bakomera amashi bakavuga ati sawa urabona bimeze bitya ni nayo mpamvu ubona ikipe yakinnye goal possession kwiharurira n'ibiki byose ugasanga bifitwe na equipe imwe ariko bikaza kurangira finally equipe ifite resultat ari y'abantu ba pressure bavuga ko niyo yanyine yabikoze bitewe nuko football tubara resultat zabonetse ariko ugiye kubara ko mibare kubakinnyi ku bandi nzi neza ko hari equipe babona kiri hasi y'abandi bakina none natinye no kuvuga ko muri no misari ibintu abantu bari kugenda nabonye kuva ano makipe mu Rwanda basohora amakipe yatomboye nabonye abantu benshi bashaka kubihuza na situation ziri mu bihugu runaka wowe rushaka kugereranya championnat yo mu Rwanda niyo muri Komore ubu tuvugana Komore iri muri CAN twebwe turi kubibona kuri stati ko CAN izaba turi kubibona mu bitangazamakuru igitekerezo nta nubwo tuzinabera tunaheru imyaka igiye kuba myinshi umwana wavutse u Rwanda ruri muri CAN aravomesha ijerekani ubungu ijerekani ebyiri araterura mu ntoki barazishyiraho kabisa ukaza umbwira ngo biroroshye yuko ngo AS Kigali ngizava Misiri simu muri Komore ukaza umbwira ngo APR ngo urabona ngo Mogadishu City ngo yayandikiye ngo kubera ibibazo ngo bya mikoro ngo reka ngo mudutegere ngo tuzaza aho ngaho none se kandi yaje yambaye kandi Goromaya yarabanje ebana abantu bada nabantu banateze ikipe bada yaranateze ngikipe ngo yaje mu bice itambaye imyenda isa bamwe baraho ngaho bose yabuze kwisezerera irangije abasezerera irigendera kumbwira ngo rero ibyo byose ntihaze kugira umuntu ufata ibibazo by'intambara iri muri Somalia ngo babihuzane na Mogadishu City kuko iyi ni ikipe yaje ifite ubukare yitwarira igikombe irazira sohokera igihugu iriya yo muri Komore yo noneho Komore ubundi ari ikipe imwe buri gisohoka kare kanagera kure iriya kipe sine ya kabiri yo yitwariye igikombe cy'igihugu iciye ku ikipe yabaye ya kabiri aho ngaho muri champion umbwiye ngo iyo kipe yigise mu makipe yose ngiraje ngije gutanga agahenge ngo ngije gutanga amanota y'ubuntu ibyo ni ibintu abantu bakwiye kuba barebaho gufata ibintu bakabihuza aha ngaha n'ubundi nk'abarutse kujya Charles yambwiraga ushize ku rutonde ku makipe abiri ni ibintu bibiri bitandukanye uretse ne ya resultat ya football ibiri aho ngaho iribuze kuza nyuma ariko muri equipe bavuyemo
niba bari buze gutwara iyi ekipe bakagira ikindi kintu bayibyazamo. Iyi ekipe y'umwitozo muke kereka niba barawukoze mu buryo bwinshi tutabizi, ariko twabonye ntitwabonye ngo bavuga ngo official turatangiye umwitozo. Ntitwanababonye mu mikino bari banatumiye banitabira, tuvuga tubyibuza dukurikije shape cyangwa se isura y'umukino tubonye bari gukina muri no mikino bitabiriye yabiye gicuti cyangwa se yeseka fabanze kujyamo. Turabona APR izahagarara. Dusubize inyuma amaso turebe ese ya APR iza kugihangana na Mazembe kazi Kigali siko itari buhave byanga byakunda y'uburuzinga amanota ikazagenda igategura imikino iwabo muri Kongo. Niyo APR dufite ubu ngubu cyangwa se ni ya APR bari gusohora urutonde rw'amakipe 40 muri Afrika ugasanga ntirimo. Aba bakinnyi se kari basha turabubakiraho icyizere twumve ko bagiye guhindura ibyo abandi batakoze bagenzi babo, byaba abushize basezerewe nyuma twabonye ibyo batanze, nyuma y'ejo bundi nabwo twabonye ko byagenze muri Kenya babubakiye kuri aba ngaba, kandi nabwo banavuga ko harimo abakinnyi ngenderwaho wavuga ko bari bakoze recruitment bavuga bataba abantu hari ahantu batugejeje. None ubu rero ekipe baserukanye tubaye turebe moja kwa moja irabura iki muri defense. Hari Monde Manzi wari kapiteni ntahari, Mutsinzi Ange nta uhari na wari muri test mu Bubiligi, Emmanuel Imanishimwe nta uhari, even wongeraho ko na Sefu na ubwe akina hagati ariko mu buryo buri defensive, akina mu buryo buri defensive, akina garuka arekipera ballon nta uhari. Azo serema zigera muri 5 zitameze neza, even na Rwabugirire turamushyiramo kuko Mario Pierre yaje ari plan B ya APRFC biramuhira, ariko nabwo byamuhiriye hano mu Rwanda. Ariko se afite ubwo bushobozi bwo kuba yavyimba na equipe akavuga ati iyi equipe nije nyifite hano nikijyamo mwizamu ndaza kumenya ko nitambika bihagarare gutyo. Nibuza akajyanirega nakaryo nako gakure gakeregeshwa kwigeze no gukina niyo mikino nyafrika muri Mukura no muri sezi ishize muri APR. Ibyo byose rero analyse dufite hano ntituza kuvuga ngo tuvuze ko indege izazima turaba dufasha umwanzuro, ahubwo turavuga tuti aba bantu bafite ubushobozi bwo guheka APRFC. Nuko bitega amaso tukareba uko bizifata cyangwa uko bizabyifashe muri imikino ya CAF Confederation cya CAF Champions League. Birumvikana ariko Rayon na Charles ikipe bita AS Kigali ntago ariyo ikipe ya APR ntago ariyo nyine zasohokera u Rwanda kuko ni ikipe y'abanyamujyi nayo rwose yagize irya urutonde nayo irushyira hanze. Ubwo Rayon wakongera ukaducishizaho amaso naho ukaturebera. Okay. Urutonde rw'abakinnyi AS Kigali yatanze rugizwe na Bati Shamil, ubwo ni umuzamu, Ntwari Fiacre nayo ni umuzamu, Rugero Chris nayo ni umuzamu, Bishira Ndora Latif uyu ni umudefenseri, Rurangwa Mose, Ishimwe Christian, aho yikuye Jean Paul, Rugwiro Hervé, Amadeus, Rugira Yabo Hassan, Kwitonda Ali, Rukundo Denis, Kwizera Piero, Karisa Rashidi, Butera Andrew, Uwimana Guilain, Mugeni Kakule Fabrice, Niyonzima Haruna, Ndekwe Felix, Kayitaba Jean Bosco, Niyonkuru Ramadhan, naho hakaza Biramahil Abedi, Abubakar Lawal, Saba Robert ndetse na Shabani Hussein Chabalala. Ngiyo kipe y'abanyamujyi rero yo ubona ko rwose yo nubundi ni asura nubundi usibye Muhajira Kizimana wavuyemo harundi nuwo bita Salman na Karera Hassan, Salman Eric Zidane nawe yaragiye na Eric Zidane ba Muhajira Kizimana. Sharire urabona no ikipe noneho izarenga ikiciro yagarukiye umwaka ushize. Biragoranye kuko urebye niba bava hariya muri Mauritania kuri iriya ekipe batomboye Mauritania cyangwa muri Comore muri Comore urabona iriya ekipe niyo bashobora kuyirenga, byo birashoboka, cyangwa se niba nayirenga byose ni ibintu bibiri bishoboka. Ariko duspose ko bamaze kuyirenga bazahita bahura na DSMP
Arias muri Congo bayita Darling Motema ya kipe ni ikipe ikinika ntago wenda bavuga ngo AS Kigali kuko buri mu gatebo kamwe biri muri range imwe. AS Kigali ntago yaterwa ubwoba na DSMP wenda ari Vita wabivuga cyangwa TP Mazembe, ariko nanone ntitwirengagize ko shampiyona y'ikiciro cya mbere ara muri Congo iri hejuru ya shampiyona yacu. Rwajya kugereranya rero no makipe n'uburyo amenyereye n'amarushanwa. Twe turagenda rimwe na rimwe ikipe yigeze kubikora ni Rayon ikagera muri kimwe cya kane kirangiza cya Confederation, ariko wajya kure mu makipe yari muri Congo usanga kenshi akomanga mu matsinda nibura. Niyo DSMP ishobora kuba yarigeze kurunguruka ikamenya uko biba byifashe, ariko none ntago tugomba kwipfobya ngo tuvuga ngo nimba ari muri Congo twise dutsindwa, kuko AS Kigali ugiye kureba squad yabo ni squad nawe ubona ko yahangana ikagenda wenda ikagera kuri wa munsi wa nyuma kumwe bakomanga. Urabona ko ho biranagoye cyane muri Confederation, bisaba gutsinda umukino ku mukino paka ugeje mu gihe cy'amatsinda. Mu gihe muri Champions League ushobora gutsinda match ya mbere hari ya mbere ugahura na match ya kabiri n'indi kipe ya kabiri ugatsindwa, ariko yo ugahita ugira amahirwe yo kumanuka hehe guhura none n'aya makipe muri Confederation Cup, ukaba wahita ugira amahirwe ukagera mu matsinda ukinnye umukino umwe muri iyo Confederation. Ariko hari muri Confederation ho hari AS Kigali iri wo bisaba gutsinda umukino ku mukino kugeza ku mukino wa gatatu. Urumva rero ni ibintu bigoranye. Ubwo ikuyemo iriya yo muri Mauritania ikagenda igahura nino yo muri Congo ikayikuramo, umwindi kipe izaza muri zira ziba zasezerewe muri Champions League niyo bishobora guhura, cyangwa se n'indi yazamutse. Urumva yo ibifite urugendo rurero, ariko nabo barakomanze sezishize twarayibonye. Ubu naho bafite imbaraga nanone bafite n'ubushake bwo kuba barenga aho bari bageze ubushize kugira ngo barebe ko mu by'ukuri bagera mu matsinda, dore ko banongeyemo intwaro nka Mugeni Kakule Fabrice, nubwo wenda batakaje Muhajira Kizimana bagatakaza na Simon Eric Zidane ndetse n'abakame ntago twamwirengagiza, ariko nabo hari bongeye bamuge nabo ngabo bongeramo ba Asaba Robert bashobora kuzabafasha. Rero nuguzategeza tukareba ese noneho Eric Nshimiyimana azamenya positionnement y'abakinnyi, azamenya guhagarika abakinnyi se ba bandi 11 ahitamo, dore ko byagenze bivuga ko kwajyaga tubona umukinnyi nka Emery Bayisenge usanga yicaye kuri bench yazanye abandi bakinnyi bahari muri access central ya AS Kigali. Noneho birasaba rero Eric noneho kumenya ese noneho hagati, dore ko Rayon na Eric noneho harimo n'ihurizo. Urabona afite hagati abantu afite Kwizera Pierrot, akagira Mugeni Kakule Fabrice, akagira Butera Andrew, akagira Kalisa Rashid. Ese muri abo bantu na Haruna niyo nzima baba muzaza noneho wakurikiza uburyo Eric nawe ajya yivangira mu gupositiona bari abakinnyi bakavuga se noneho amahitamo azagira naye ese ni Mugeni na Pierrot ni Haruna n'ibiki. Ubwo nukuzateza tukareba nawe biramusaba imbaraga nyinshi noneho no gukoresha ubwenge bwinshi no gutekereza ukareba ukavuga ati umfitiye umumaro n'uwuhe muri ano marushanwa ndi gukina. Bizamufasha rero kugira ngo arebe ko yakwitwara neza nawe akagera ku ntego ikipe ya Kigali ndetse n'abakire ba Fabrice baba bifuza kugeraho. Birumvikana nuko ikipe y'abanyamugi rwose byifashe yaba APR ndetse na AS Kigali n'amakipe azabahagarira u Rwanda mu mikino nyafrika. APR izabahagarira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, mu gihe AS Kigali izabahagarira u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Charles na Rayon mureke tuve kuri aya makipe ya APR ndetse na AS Kigali, noneho twerekeze no kuri ikipe nayo burya ngo bivuye mu Rwanda utayivuze aba ari ibibazo bikomeye ku mukinnyi. No se ngo ufate Bate Shamiru umunganye na Mario Pierre. None se ubwo mbigeze ufate Ruboneka Bosco mushyiramo na Kwizera Pierrot hagati mu kibuga, ibintu bibiri bitandukanye kabisa. Ufate uwo bita ubwo birumvikana rwose nuko mu Rwanda biri kugenda byifashe mu mikino igiye itandukanye. Ku munsi w'ejo Charles ndetse na Anastase bagarutse ku ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse umutoza Amashami Vincent agira icyo wavuga ku musore bita Kwizera Olivier. Twe twabigarutseho, ariko uyu munsi noneho mureke duhe n'umwanya uwo bita nyina w'umuntu Grace atoza nawe ikipe y'abangavu, nayo ifite urubanza mu minsi iri imbere rwose zaba icakira n'ikipe ya Somalia. Byari ku munsi w'ejo bari barangije imyitozo, maze nyina w'umuntu Grace nawe agira icyo atangaza. Abana bakiri batoya bivuga ko ubu mukuru shampiyona yahagaze afite imyaka 17, kandi urabizi neza yuko abana bakiri bato kenshi ntago bahabwa amahirwe yo gukina. Ariko nkurikije uburyo nakoresheje bwo gusaba abakinnyi abatoza,
nabonye ko bwatanze umusaruro kuko mu bakinnyi 39 banzaniye wabonaga ko nibura bitatu bya kane byabo ari beza bakenewe kuzamurirwa condition physique umuntu akongera no kubafasha kugira ngo bazamure technique zabo. So kugeza ubu rero nyuma y'icyumweru kimwe aba bana baratanga amahirwe, baratanga icyizere cyo kuba bazitwara neza imbere ya ekipe ya Ethiopia. Uyu munsi wa none abashobora kuba bagaragara yuko bari hasi cyane turabakuramo, twinjiza abandi batubwiye yuko bashoboye bari bibagiranye ku buryo icyumweru cya kabiri tuzaba tumaze kubibona ikipe tuzinjiza mu mwiherero wo kwitegura ikipe ya Ethiopia. Turi muri selection nituva hanga nitugera kuri hoteli buriya nibwo turi bumenye umubare neza kuko turicara nka staff technique hanyuma tudelibere dukurikije criteria twarihaye zidufasha guselektiona. Nkuko nabivuze urabona ko ikipe yacu iratanga icyizere ahantu tugifite ikibazo gikomeye, ni mwizamu ariko hari abandi bazamu babiri baziyongeramo mu cyumweru gitaha, tukeka ko bashobora kuba ari beza cyane kurusha abo dufite ahangaha. Uherero muri defense nk'ikipe A, muri mediane, muri attaque wabonaga ko ari ikipe nziza, ni twongera kubona ibyumweru bitatu cyangwa se bibiri bitatu tuzitegura neza kandi dushobora kuzitwara neza. Bamwita nyina w'umuntu Grace, ariko Rayon na Chelsea urumva ko nubwo ikipe ari kuyiha cyangwa ari kwishaka uburyo yagarura fitness, ariko nawe mu buryo ari kuvuga murumva ko nta cyizere afite. Urumva muravuga ngo hari abakinnyi yibeshyeho gazabasimbuza, hari abazama gitegereje, ariko nawe ibyo yavuga byose afitiye uruvugiro, niko navuga abakobwa bamaze igihe kinini badakina. Amaze igihe kinini rwose badakina. Kuba yavuga gutyo kuko mu by'ukuri nk'umutoza ntago wajya kumurenganya, ntiwamuteriwe kuko mu by'ukuri nawe no kugira ngo abone n'uwo mubare wenda nubwo bavuga ngo umubare munini no kugira ngo awubone se wavuga yabakuye he, wamenya yarabakuye he? Nukwiyeranja bimwe by'abatoza. Umvise ko yavuze ko yakoranye n'abandi batoza batandukanye, ariko se abo batoza abo bakinnyi baherukaga kubabona rya, ariko dore ko competition z'abagore zaherukaga mu myaka nk'ingahe ishize, urabona ntihaboroze nk'umwaka n'igicucu cyangwa imyaka ibiri. Ubwo rero Grace kuba yavuga gutyo, kuba nta cyizere afite, ntago wabimurenganyiriza mu by'ukuri, kuko niyo surusi ivamo abakinnyi se niyihe mu badamu by'umwihariko batanakina. None niyo bakinaga kugira ngo ujye kubona equipe nationale byabaga bigoye, none ntibari gukina. Rero kuri Ethiopia icyizere twakigira ko umva arakurabona ni ku munsi wa kabiri w'imyitozo, sinzi nimba icyizere cya abanyarwanda batangira kuvuga ati nibura nyuma y'igihe, kuko ikipe aribo bwa mbere bayo abantu babimenye. Ikipe ni ku nshuro mbere bayo y'abagore batangije imyaka 20. Icyizere kukigira ni kwa kundi nyine k'umutima w'abanyarwanda, kumva ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni kimwe nyine n'ibindi bikorwa by'u Rwanda nyine tuba twumva byatera imbere kandi dutewe ishema nabyo. Kugirira ikipe y'igihugu icyizere y'abategereje 20 y'abakobwa nyine nuko ari ikipe y'igihugu, urebye n'ibendera riri ku mwenda twebwe cyangwa se abari kurikira bavuga bati duharaniye ko igihugu cyacu gihagarikirwa gutyo. Ariko se mu bushobozi bizavamo ko football feminine twayibonyemo ibindi bintu byinshi tugiye kubiganira ubu ngubu ko twazarinda tumara umwaka bitarasozwa. Ngaho niho abakinnyi kujya kuri match ni ibibazo, imyitozo ni urundi rwego, guhembwa ni urundi rwego. Nibo bantu bahaye amafaranga bati tuzayababikira mutayangiriza, nibo bantu baje babaguriye baro umuntu afite inzara wowe uramugurira baro azayikinisha ikize ko kwirukanka nyuma y'umupira bisaba umuntu wariye none zirambaraga. Ubu ni ukuvuga ngo tubwizanyije ukuri k'umukinnyi wa football muri femine wavuga ko ababayeho neza mu gihe yahamagawe muri national, kuko abenshi turabazi ni abana biga mu masegondaire, niba wenda nagira amari ugiye kigo wenda akiniramo baramukubita iwunga ryatetswe mu kigo ari rya recuperation niyo ngiyo ashima Imana.
cyane nzi neza ko nk'ubu ngubu ndabuki niba mu cyiciro cya mbere duhamagare Hussein wumva ko akubwira uburyo abakinnyi be babayeho arahita akubwira duhamagare Rambura se fiye wumva ukuntu babayeho Okay. ibyo byose yego nawe uburyo bivuze muri ku bundi interview urayumva nidushobora ntago ari byo gutanga icyizere bati twenda confirmye amanota arahari nidushobora imeze nk'iy'abamuyobozi wa Olympique bavuze ati uko tugiyeyo twabatumye muri buri discipline guhagarara neza no kugaragaza ibendera ry'u Rwanda aba nabo wenda nibyo bazaba bambaye jezi ku mutima hariho ibendera ry'u Rwanda n'ikirangantego cya Ferwafa ariko numbwire ngo resultat zirahari dukurikije uko tubizi football féminin nahiri abana kibazo tusubira mu bakinnyi bo yabakuye he ibintu nyine abantu bari kugenda bibaza ati abakinnyi bo bavuye ko mvaye n'abandi bategejweho bazavaye ko shampiyona y'abari n'abategarugori idaherutse kuba ubwo ariko byose no kubiyanga amaso tukareba mu minsi iri imbere uko bizaba abimeze nako twamaze no gufungura imirongo ya telefone birumvikana rwose namwe twabaha umwanya muri minota itarenze 4 cyangwa 5 namwe mugatanga inyunganizi ariko tukiyano mu Rwanda kuko wa musore ufite amango mu kano mu Rwanda mwita Monepake ku myaka 32 yamaze gutandukana n'ikipe ya Saint-Etienne yamaze kweshyira mu ikipe bita Aris Masor ni mu gihugu cya Chypre muri Chypre yamaze kugeraho yasanzeho bita Ruboneka Steve Rubanguka Steve Allo yego Zuba mwiriwe neza mwiriwe Eric Sharire na Lewonsi nabashuhuje yego ngoma y'ubu twakirije cyane reka mbanze mbashimire ku makuru meza mwatwigejejeho ndi kubumva ariko ndarwaye ariko ntabwo nakura ku rushinge rw'ijana urwara ubukira ariko ndi kumva yo ni inkorora ubanze ujye gukoresha test rapide ubwo ni harimo ka covid ko numva ukorora narayikoresheje rezilita yaje ari nzima narebe kubw'iyo mpamvu rero nk'uko mwatangiye mubivuga njye reka ngaruke njye rwose urutonde rw'ikipe yanjye APR mu by'ukuri abakinnyi 28 batanze muri kapu mu by'ukuri njyewe hari ikintu twajyaga tuvuga kera ku ishuri ngo entre parenthèses ikindi rero muzandebere wa muhungu wacu Iranzi Jean Claude ahandi mu Misiri muri ka gakipe bimeze bite kandi kamwirukanye kera amaze kuba kamusezerera Iranzi ari hano yarasezerera no cyashakisha ubariza Nyamirambo Iranzi ubwo nawe no gushyira muri entre parenthèses Lewonse na Charire ebana turi kumwe kabisa sawa cyane ngoma ngoma y'ubu abaducanzemo n'agafaransa APR agomba kuyishyira muri parenthèses Allo yes Erewe neza Yiriwe ni Samu Gatode muri kuvugana Samu wo kwa Brigadier Samu ngo watangiye ukubitwa bibi cyane baramuhanye ifato teramba yaragira turebe turavuga temba haye mamba ya kimwe ntango yabihagije twese bere wacu tumerewe nabi cyane ariko buri abatwereka icyo dukora okay twihuse ndashe gatoya ku ikipe ya APR uko nk'uwo muvandimwe nk'uko narabivuze nubwo iri kugenda itekereza ko ari agakipe ko muri nuze ngo nta ikipe yoroshye ikaba itega yuko ngo mu gihe yaje cyose muri Champions League yajya muri iyi ngiyi Confederation we nibareba umukino uri imbere batitaye ngo kari agakipe bazagatsinda ngo bone ngo bajye ngo kwire ya kipe yindi yo bazakurikizaho ariko se ko noneho bari kuvuga ati indege noneho ishobora kuzima buri aba bazi ko muri muri iriya Confederation bazaba barimo amakipe yoroshye amakipe abakomeye kandi umukino wose bajya bafata nk'uwundi ntibakavuga ngo iriya kipe ngo ntabwo ndetse nk'iba twagiye twumva ko ngo iyo kipe yatajya kuyaza hano mu Rwanda ariko biriya basanze ko ari abahetaza bagira ngo bayice mu mutwe ngo baze mu Rwanda bareka ariho babona rezilita ngo byoroshye ariko ntabwo byoroshye kandi agakipe ngo kazakirira muri Kenya abona hari ubwo ngubwo nyine ya City mwandunguru cyane biri kugenda bivugwamo sawa cyane sawa kabisa so
amakuru y'impamo mpagazeho uzi ko Sam avugana na Burigadier ngo abataramu ngo baravukana kabisa. Allo uravugana na Mungu iko w'ingoma Mungu iko aperi zadukora rwose ewa reka dutegereze turebe ukuntu izakubita abantu hariya Abanyasomaliya ntabwo bakoramo birumvikana rwose dushimira abantu mwese mutwereka ko turi kumwe ngo n'abagenda baca mu gikari rwose badinani turi kubabona Adinani agira ati ndabuke ngo ndabuke ni atari nabo aribwo nabaze kwigaragaza tubwiye nimba hari umwe nyina w'umuntu Grace yahamagaye yahamagaye muri dabuke ariko umuntu bita Dinani ngo hari ahantu ngo hari amahugurwa afite ngo y'ubutoza ngo azazana iyo bita full package Dinani naje gusanga nawe Musi nashyize hasi rimwe aba ari umutoza indi ari SG noneho amakuru ahari bizarangira abaye kanyama yawe amakuru ahari ngo Hussein mu bantu yagiye gutoranya agiye kohereza za Bangladesh mu mahugurwa Adinani ari ku mwanya wa mbere yo kugira gute yo gutera kona yo kubika contre shock y'abatoza reka twisurize umutaramu Tuyisenge w'Isake Tuyisenge ni umwe mu bantu b'abataramu cyane cyane rwose nabo batwereka ko bagiye badukurikiye birumvikana mu Rwanda se mwabonye ho bita Gibuka asa nkuko yagarutse muri Gasogi Gasogise Gibuka asa na Gibukira niba Gibuka asa na Gibakira bagarutse uko bari bungirizanye baje muri Gasogi muri Gasogi mu kanya ibyo nabonaga se ko bagiye muri Musanze mu kanya ugende hariya kuri TV1 urebe onci mpuzamahanga ariko turaza guhamagara ejo tuzahamagare Kenisi ejo bwo ku munsi w'ejo reka tuzarebe ko twavugisha umuntu w'umuntu ubambye ingwe hariya za rubona burangwa abantu ngo burubambye ingwe rwuzuye nabo rwose tubarungurukire mu ikipe yabo twumve uko byifashe twese ku mugabane wa Afrika Rayon inkuru ufungura ikinyamakuru cyose cyandika hano ku mugabane wa Afrika imikino n'ibyo leta kigaruka kuri tombora y'igikombe cya Afrika imaze kujya ahagaragara birumvikana amatsinda hafi amatsinda 6 Rayon imbere yawe ntihatari ndafite imbere yanjye kabisa ndayafite mu itsinda rya mbere cyangwa se mu itsinda A Cameroon izaba yakiriye iri kumwe na Burkina Faso Ethiopia na Cape Verde muri B harimo Senegal Zimbabwe kazamo Guinea na Malawi iri ngiri niryo avuga kuvuga wenda ko nta kibazo Sadio Mane azabanyura bameze neza ariko hano muri se iyi ni Bissau Guinea Bissau kwa ntuza kwa Nabi Keita iyi Guinea Conakry iri kumwe na Senegal na Zimbabwe na Malawi hanyuma irindi tsinda ririmo Maroc Ghana Komore Gabo baryumvishe bataza kumva Komore hano ngo bumve yuko ari ikipe no kuvuga Aubameyang ari na ba Samoa Guyane n'abandi bagiye batandukanye bari abasore ba Maroc bakina muri za Sevilla za Valence noneho hano hari ikintu abantu nabonye bahose bavuga ngo Komore ahanga irata birengagije ko Komore abakinnyi benshi n'abantu babiviriye muri Portugal babandi bagende muri Portugal baba bareba ntago twakina muri iki gihugu n'abakinnyi barimo reka twigire muri Komore irindi tsinda rya kane Nigeria Egypt Sudan na Guinea Bissau ahangaha Bissau abantu utaza kuyikinisha wabanza ukamenya ngo yasezereye bande kugira igera hano muri kani nibwo amenye Bissau cyari irindi tsinda Algeria Sierra Leone Guinea Equatoriale Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire aba iri tsinda ryo ryafashe nk'itsinda ry'urugo abo bita ba Nicolas Pepe hariya ba Eric Bertrand Bailly bamanuka hara mu kibuga bahanganye n'abandi ba Maireze ahangaha ba Maireze ba Silimani hanyuma kutavuga Guinea Equatoriale zabihari kandi zose zaraje hari Bissau hari na Conakry na Guinea yindi bita Guinea zose zirahari imwe yabamura isira bo muri Chad na bana Bikeita hakaza Tunisia Mali Mauritania Gambia ya Mali yacu turi kumwe mu itsinda iyi Mali ni Tunisia na Gambia Mali ntacyo zize Marega nta kintu kikirimo attention uza ubundi ikintu kizakubwira amakuru nyayo yimbitse uzabimenyereje ubundi kuri Agadir muri Maroc uzabwira Mali dore ba kapiteni wa Nate no munyemari
kapiteni ni uwo nimba Warene no munyemari umwataka wanuze wa Sporting Club Lisbon muri Portugal mubaya sana umunyamari ari umukino ukina hagati muri Leipzig mu Budage no munyemari ariko Gambia nawe yara muri Bundesliga ukaya mu fazo ugasanga abanyagambia barakambiye yabatangiye kuvuga Gambia baravangwa Gambia ngo umuntu ufite ngibendera ryaye ngo ni papa gasama wenyine umusifuzi nuko rero imikino imeze abantu bari kwibaza ati se bizameze bite nuko amakipe abiri ya mbere automatique agomba kwitazamuka birumvikana buri tsinda agakurikira no amakipe ane yabaye gatatu yitwaye neza urumva ko n'aya matsinda arimo za Equatorial za Ivory Coast ubona harimo amakipe agiye akomeye naho rwose amahirwe ari menshi ko tuzabona imikino ya 1/8 izayemeze neza ubwo igikombe cya Afrika rwose kiri muri Cameroon kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri ubwo Anastase na Charles muri cyazo umuhogo umuhogo se il faut faire attention cyangwa se namwe ngoma yo babashyire entre parenthèses bashaka kujya mu dukubosha twugurizo hari twageze rero ku mugabane w'Uburayi birumvikana bitewe nuko iminota ibimeze ndi kubona mu kanya saa 9 zuzuye hano ibintu biri kwa ku mutuku yampaye nzi ko ari Robert ugiye kwigaragaza ndabona ibibiriti mu idirishya birumvikana rwose Robert mu kanya yahoza ambwira ngo agiye kwigaragaza kumbe hari umuntu aho ngaho umeze nabi ku mugabane w'Uburayi nta kikigwari hose n'ama transfer uwitwa Cristiano Ronaldo nyuma yuko ibihuha muri no minsi yaje bije bivuga ngo uyu nguyu agomba kwiyunga ku Parisien akajya gusanga Triyomba Mene Mbappe Neymar na Messi uyu mugabo amaze kuvuga ati jewe ndacyarahanga muri Juventus nta bintu byinshi nshaka kuvuga ndacyarahangaha nari nako amazimwe yose yari hariya avuga ati jewe I'm breaking my silence now to say that I can't allow people to keep playing around with my name. I remain focused on my career and in my work, committed and prepared for all the challenges and that I have to face. Everything else is just talk. Bareke gukinira ku izina ryanjye ati nge rwose mora mfokasinga cyangwa ndeba akazi kanje ubwo rwose ubwo abari kuvuga rwose ubwo abashaka views mu izina ryanjye ubwo babireke ari nako bamwita Julian Nagelsmann ku nshuro ya mbere yatwaye igikombe cya mbere cyo mu Budage abifashijwemo na Robert Lewandowski birumvikana bakinaga Super Coupe mu Budage aho batsinze Borussia Dortmund ibitego 3-1 harimo ibitego by'umunyapolonye bibiri bamwita Robert Lewandowski ubona ko rwose amakuru abazamuka amasani menshi Lewandowski no sitego bibiri hanyuma Thomas Mura azashyiramo agashingura acuma avuga ati umusumari wa nyuma tuwutere mu isanduka ikipe bayishingura wabonye ko rwose mbere y'umukino babanje kwibuka aho bita Gerard Mura abo Abadage bafata nk'umukinnyi wa mbere bihe byose birumvikana Arsenal rero ndi kubona harimo inkuru nyinshi muri ikipe ya Arsenal yo iracyari kwa Sheffield irashaka Aaron Ramsdale uyu ni umuzamu w'ikipe ya Sheffield United baravuga bati icyo mushaka cyose twe turahari noneho aho bigeze mu muduhereza mu gihe urakara gasore ko muri Real Madrid Odegaard miliyoni 30 z'ipaundi Arsenal rwose ngo bashobora kuba bemeranyijwe na Real Madrid ariko ntibikivugwa ya mugabo se sha uri hariya ni nako Ken nono yagaragaye mu myitozo bwa mbere mu ikipe ya Spurs nyuma rwose yaramaze iminsi yararakaye yashaka kuva muri iyi kipe urumva ariko rwose yagaragaye yara ku kibuga kipe ya Spurs avuga ati reka nze turebe uko twakomezanya kugira ngo n'ubundi yunge n'abafana kuko batangiye neza champion ko navuga batangiye bayitsinda mu gihe ya Grand Prix ni gusiganwa ku mamodoka ari mu gihugu cyo yagombaga kubera ari mu gihugu cy'Ubuyapani yamaze kuba cancelled cyangwa yasubitswe bitewe nuko hariya mu Buyapani nyuma y'imikino Olympique irangira hari Tokyo
ibintu byakaze corona yazamutse ni hatari ni hatari mu gihe cyane muri Champions League y'u Burayi qualification cyangwa za playoffs yo bita Salzburg aje kubitsinda yo bita Brondel EF 2-1 Sheriff itsinda 3-0 Dinamo Zagreb Monaco itsindwa niyo bita Shakhtar Donetsk 1-0 birumvikana uko niko bimeze akaba ariyo mikino ya nyuma kugira ngo dumenye noneho za pole ziba zikomeye za Real Madrid zirimo za PSG za Man City za Liverpool andi makipe yose akomeye tumenye amatsinda azaba arimo rero nsimushimire cyane wakoze cyane Eric Demokarasi wakoze cyane Charles Ntamwemezi birumvikana makuru y'imikino yo rwose hano abarakagaruka